roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera kababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hituruje kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788990576. Yes, reka twongere tubasuhuze cyane, tubifurize igicamunsi cyiza kuri imwe mudukurikiye masaha nyuma ya saa sita. Hanyuma kandi tubifurize umugoroba mwiza kuri imwe mudukurikiye mu masaha y'umugoroba. Tunifurize kandi igitondo cyiza kuba dukurikira mu masaha mu gitondo. Biraza guterwa naho mutwumva muherereye ndetse nuko ingengabe yaho ihagaze. Turi mu gicamunsi cyo ku munsi wo kuwa kane, turi tariki 17 z'ukwezi kwa kane, turi mu mwaka wa 2025. Tukora muri amasaha tugarutse muri studio ikitaraganya kugira ngo n'ubundi tubagezeho amakuru agezweho, akabarura amakuru n'ubundi tugiye kugenda tugaruka hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho turi buze kugenda twibanda by'umwihariko mu rugamba rurimo kugenda ruba cyangwa se mu ntambara ikomeje kugenda iba, aho ibice byinshi cyangwa se ibice bigiye bitandukanye hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byaramukiyemo imirwano. Hamwe rero ikaba irimo kugenda irangira, ariko ahandi imirwano ikaba itangiye mu gicamunsi, aho rero ndetse no muri amasaha urusasu ari urusasu. Aha turaza gusimbukira hano muri Nyiragongo, maze kuvugana n'umubone yacu cyangwa se n'umutarama wacu uri hariya, ambwe ko none ngo iki kirunga cya Nyiragongo kirimo urugamba rukomeye cyane. Ibyo urugamba rero turaza kugenda tubigarukaho, tuze gusimbukira muri Masisi, naho rero M23 ikaba yabyukiye mu operation agiye atandukanye. Izi operation ndetse zikaba zanagize gutya rwose zigatuma M23 yigarurira tumwe mu duce tumwe na tumwe hano muri teritwari ya Masisi. Turaza gusimbukira muri Side Kivu, naho nkuko amakuru arimo kugenda atugeraho nyuma yuko ku munsi w'ejo hagaragaye imirongo y'abasirikare ba M23 rwose bari forcingwa cyangwa se berekeza mu bice bigiye bitandukanye. Amakuru aratubwira ko mu nkengero z'uyu mujyi wa Bukavu naho haramukiye urugamba, ndetse rukaba ari n'urugamba rukomeye cyane. Ibyo urugamba rero narwo turi buze kugenda tubigarukaho. Icyo usabwa yo gusa nta kindi ni ugukanda kuri subscribe ndetse ugakanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zicyagera uzajye ubona notification ikubwira ko twamaze kuba tugera muri studio. Ngo ikaze rero wowe ugeze kumera ari ubwa mbere, hanyuma namwe rero twe dusanganwe, murasabwa gukanda kuri subscribe kugira ngo inkuru rwose zicyagera muzajye muzibona. Ababikoze like na share ntimuze kubyibagirwa, ariko ku rundi ruhande ndababwira n'inkuru yuko mu by'ukuri uyu munsi hari umwe mu basirikare bafite ipeti ryo ku rwego rwo hejuru wo mu gisirikare cya FARDC, biri kuvuga ko ngo yishwe nyuma yuko yaketsweho cyangwa se arimo kugenda akekwaho kuba yarariye amafaranga ya M23 kugira ngo ifate uyu mujyi wa Goma. Ese ninde wariye umujyi wa Bukavu niba umujyi wa Goma M23 yarawufashe uwo musirikare? Biri kuvuga ko yaba yishwe rero wariye ayo mafaranga. Umujyi wa Bukavu gufatwa ninde wayariye? Ese umujyi wa Kicanga gufatwa ninde wayariye? Ese imijyi yagiye ifatwa ni bande bagiye bayarya? So ubwo rero byose turaza kugenda tubigarukaho gatanu kuri kagenzi kako. Tudatinze rero sorry, munyemera amakuru yacu tuyahere hano mu mujyi wa Goma, duhite tunazamukira hano muri Nyiragongo.
hano mu mujyi wa Goma rero inkuru irimo kuvugwamo ni inkuru y'uko mu joro ryashize ahagana ku isaha saa 4 hano ahantu bita muri za Mugunga ahantu bita kuri Amur aha rero ngo hakaba hakorewe ubujura n'umundi hongeye kuba igikorwa cy'ubujura hari hashize iminsi nibura iri gukaba hafi mu cyumweru ahantu hataba ubujura cyangwa se hatumvikana ibikorwa by'ubujura dore ko harabiyo bari kwiba manifashisha imbunda ano cyo kintu rwose cyakomeje kugenda kigora abaturage baha hantu so bikavuga rero ko FDL bo baturuka hara muri kiriya kirunga cya Nyiragongo barangiza bakamanuka bakaza bakiba ndetse byaba ngombwa bakanasiga bisha abaturage ku rundi ruhande ariko none tukatwe twaramaze kubona ko M23 yazamutse iravuga iti none tugiye kubabungabungira umutekano amakuru rero mfite nayahe nuko abajura ku isaha saa 4 ngo bari batangiye kwiba bariba bageza ku isaha saa 4 saa 5 saa 6 bariba bigeze ku isaha saa 6 ngo abaturage urumva iyo bagiye kwibamo hano mu mujyi hano hangaha nyine muri za Rusona za Mugunga bo uguma mu nzu ntawe ushobora kumva ngaratabaje ngo umuntu abare baranyibye ngo haguruke kuko abari kwiba baba nifashisha imbunda by the way so rero icyakurikiyeho niki bakigira gutya bari kwiba bamaze kwiba nyine ngo ku isaha saa 7 M23 yamaze kubimenya none ngo irabazenguruka muri ya mataha yo bari kugira ngo batahe basanga M23 yabariye ambush bivuga ko ngo bari abantu 10 ndetse ngo hari uwasohoye amaso hanze arahengereza arareba abona ngo nabajura bagera ku 10 ariko bafite imbunda ubwo baraba FDL noneho M23 bazamutse batashye muri amasaha saa 8 bagiye kureba basanga yabariye ambushi bagezemo hagati bakozanyaho ivumbi riratumuka kuva rero muri icyo gitondo ubwo birumvikana M23 ari maze iminsi bira bitero cyangwa se FDL zisubije inyuma cyane muri iki kirunga cya Nyiragongo none amakuru arimo arangeraho nuko kuva mu kanya ku isaha saa 7 zo kuri uyu munsi zo muri iki gicamunsi cyo kuri uyu munsi wa 4 nibwo M23 yahise yongera kubura operation hano muri iki kirunga cya Nyiragongo ariko none ngo hano ngo hakaba hari hamaze kugeramo FDL benshi cyane kuko ngo mu byukuri hari kuvugiramo amasasu harimo urugamba rukomeye cyane rwa rugamba ngo rutanigeze rubaho ngo ruruta urwigeze rubamo hari iki kirunga cya Nyiragongo ubwo M23 yafataga uyu mujyi wa Goma so nguko rero uko ibintu bimeze hano muri Nyiragongo urumva ko amasasu na amasasu mbere yuko mva muri Nyiragongo nkajya mu zindi access zigiye zitandukanye nyemera mbabwire ko ku mugora washize mwabonye ama video ndetse n'amafoto bigiye bitandukanye bagenda babyerekana muri access zigiye zitandukanye M23 barimo kujya no bari forcinga muri access zigiye zitandukanye amwe mu makuru yo mbafitiye atari ivumbi nona aremeza iki aremeza ko M23 yaraye iri forcinze mu bice bigiye bitandukanye aho abasirikare bamwe yabashize hano muri Nyiragongo ntekereza ko ariyo mpamvu hari na operation zise zikorwa niyo mpamvu ze nanahave mbivuze abasirikare bamwe rwose bari forcinze cyangwa se abadpasinze bakanahita bari forcingwa ni special force ya M23 bari force ba pasinze bahita banari forcingwa baboherezwa badeployingwa mu bice bigiye bitandukanye kwikubitira hano muri Nyiragongo naho hari abandi basirikare basize abandi babajyana muri za Masisi yo muri za Masisi yo bagiye gukomereza za Warikare abandi rero bajya hano muri Side Kivu hari rero nabagumye hano muri uyu mujyi wa Goma bagomba gukomeza kurinda iki umutekano aba mwabonye ro ku munsi w'ejo babandi bagiye muri Side Kivu nibo mwabonye ejo ba makasike bimanukira aba inshingano zabo zikaba harimo no gufata uyu mujyi wa Uvira nkuko amakuru arimo kugenda angeraho uyu mujyi wa Uvira nawo ugomba kuba uri abana mutaramo wanje uri haraza bukaza Minembwe nawe arimo araza hanyuma nibyo nandi kukubwira ndibwo ndababwira havuga nti abari forcinzwe hano muri Side Kivu bivuga ko ngo bamaze kugenga ibirindo by'abantu bitazanyangeze ariyo mpamvu mu kanya gato hari abazarendo bari bazamutse bavuye hano hepfo za hitwa ngo ni za Ruvunge
ubwo twamaze kugera muri akisa Kamanyora bamaze kuzamuka ngo bari bafite objective ngo yo kurinda ngo umujyi wa Uvira barazamuka bajya muri iyi misozi ahantu bita ngo ni za Rubari niba ari Rubarika niba ari Ruburika niba ari Rubakiru iyi misozi yahangaha iyi misozi bayita ngo iki ni Rubarika imisozi iri hano hejuru ya Kamanyora uri na hano za Bugarama uri kuyireba nkaho imbere gutya rwose wambutse wa mugezi rwose niba ari Mweso niba ari mugezi bwoko mugezi wa Rusizi iyo wambutse gutyo misozi uri kuyireba imbere yawe uri hano uturutse mu Rwanda iyi misozi rero Wazalendo baturutse za Ruvungi baradoginga baza bayuzuramo ngo baje kurinda M23 kugira ngo nimanuka Uvira baze kugira gute ize kubagwa mu minwi cyangwa se baze kuyirasa ariko noneho ahoda ariko none ikintu kiriho mu makuru mfite nuko masaha kuva ku isaha saa moya M23 yari muri operation iyi operation nakaba yari yo kugira ute iyi yari operation yo gukubita izi Wazalendo zamanutse yarango zije kurinda ngo umujyi wa Bukavu wa Uvira kugira ngo M23 itawinjiramo ni M23 yamaze kugeza abasore bayo bose hano mu byukuri za Nyangezi abasore niho bareba Pizigoti cyangwa se no baraye baruhukiye aho bivuga ko bagomba gukomereza nubundi ibitero byo bakamanuka hano muri ibice bizengurutse cyangwa se bigize uyu mujyi wa Uvira bikava ko force zimwe zigomba guhita ziza hano muri Kamanyora hanyuma noneho izindi zigaturuka mu yindi axe noneho urugamba rwaba cyangwa se umunsi bazabinjiye mu rugamba bakazagenda barwana baturutse mu bice bigiye bitandukanye bakazaba baturuka rwose mu bice bigiye bitandukanye nkuko amakuru arimo kugenda atugeraho ubwo rero bakunzi ba Jeune Official bakunzi ba Jeune Official rwose ni munyemerere mbabwire ko nyumvira iyo nkuru umbwire ni munyemerere mbabwire ko muri make ibice byiremo intambara mushyiremo n'iki gice cya hano muri za ubwo za Kamanyora nono ikindi ni mwongeraho n'urugamba ruri kubera hehe mwongera urugamba ruri kubera hano muri za Masisi kuko amwe mu makuru mfite atari ivumbi nuko ahantu bita rwose hano hantu bita za Gasheberi nyuma yuko M23 hari ibice rwose yagiye ikagenda umuhanda ibice byo mu mpande ntibigeremo hajya hasigaramo FDLR nyinshi cyane ubu rero rwose bakaba bagize gutya bakaba bari gusubira inyuma ari gukubitiza Wazalendo hano wiriwe neza Vincent wiriwe fighter kamera cyane kamera makuru y'imirwano se muri iki gitondo ameze ate ko numva ibice byose hano muri uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birimo kugaragaramo intambara amakuru y'imirwano ni menshi cyane y'imirwano irakaze mu burasirazuba bwa Kongo cyane cyane mwa kino gice cya Masisi M23 imaze iminsi igera muri 2 yego aho bita mu Kirambo muri Masisi nyine muri groupement ya Buabo harimo imirwano ikaze cyane aho M23 yanganye na Wazalendo yego kano gace ka Buabo M23 imaze iminsi gatakaje yarakambuwe n'umutwe wa Wazalendo nyine kubera yuko Wazalendo nk'aka gace ka Masisi isigaye ifite imbaraga nyinshi kugira ngo irebe ko yagera mu bice bya Rubaya M23 rero nyuma yuko ifashe gahunda yo gukora icyo nakita amasuku mu bice bitandukanye haba muri parike ya Virunga haba mu nkengero za parike haba hano mu mujyi wa Goma ikomeza n'imijyi yegereye n'amasantere yegereye umujyi wa Goma ubigeze hano Masisi navuga ko ikiri gukora cyari isuku maze iminsi birere hanganye na Wazalendo kugira ngo ireko yabakura mu akana gace yongere yigarurire kana gace ka Buabo maze bashe kukagenzura kugira ngo ikumire Abazalendo kuba bajya mu kirombe cya Rubaya kubera kubona ari cyo barwana bagamije
aha rero imirwano ahereye ku itariki 14 kugera n'uyu munsi baracyarwana biravugwa yuko 23 cyakoze yajyanye abasirikare benshi n'iki gitondo kugira ngo irebe ko yigarurira kano gace cyangwa inarebe yuko nabo bazarindi bafata ariko mu bindi bice nka za Masisi Centre nta kibazo gihari, za Nyabyogo nta kibazo, za Kashebere nta kibazo, ndetse no mu bindi bice byegereye Warikari naho nta kibazo gihari. Hari uduce ariko ndi kumva ngo 23 yaba yigaruye, utwo duce nutuye. Hari ibice 8 yari yakwe na Wazalendo. Nyuma yuko rero ikoze icyo nicyo nakita ko ari nk'isuku yarongera twigarurira twose. Mu duce tumwe turi muri teritwari ya Kare, utundi turi muri teritwari ya Kabare. Harimo Gashebere ya mbere, Gashebere ya kabiri. Harimo aho bita Remera, harimo aho bita Mabingu. Harimo aho bita Gisheke, harimo aho bita Buhavu. Ibi bice byose 23 yongeye kubyigarurira ejo bundi nyuma yuko iteye ibitero bitandukanye muri Kare ndetse na za Kabare. Nuko 23 nyine umuntu ifite gahunda yuko aho Wazalendo hose ishaka gufata, yego, bareka bakabanza bakikusanya noneho ikabakubitira hamwe ikabafata, abanze kwirometa ikabarata. Nko mw'iyi grupoma nyine bita Nyamaboko, yes, yego, hafi na za Masisi naho nahafi za Nyabyondo Gashebere. 23 nayo irakora operation amanywa n'ijoro kugira ngo irebe ko yakura abo barwanyi bawaza no mu bice byose, yanga yuko abaturage bari mu bice bakomeza kubuzwa umutekano, kubera yuko byaje bigaragara kenshi ko aho Wazalendo iri umuturage adahumeka. 23 rero bafite icyemezo cy'uko ikwiye kubarwanya yivuye inyuma amanywa n'ijoro. Yego, sinzi na twakomereza Kinshasa. Twakomereza busa duhita tujya Kinshasa hano muri Kivu y'Amajyaruguru, yewe ni y'Amajyepfo amakuru ashize, mba numva twabanza tugahera hano hafi mbere ko duhita dusimbukira iyo kure. Ntabwo amakuru yahashira nuko nabonaga ubundi bifitanye isano n'ibibera muri Kivu y'Amajyaruguru. Niyo mpamvu nakuvuga ngo dukomereza Kinshasa. Okay, ngaho bitware mu buryo rero ubyifuza nta kibazo. Urabizi yuko hari abasirikare b'abajenerali baraye kuburanishwa n'urukiko rukuru rwa gisirikare Kinshasa. Yego, harimo rero umusirikare bita Generali Arengimbiya Nyitegesiya Nzambe Diegenti. Oya akaba ari wari uyoboye zone militaire ya 34 nyine iri muri Kivu y'Amajyaruguru. Ariko igihe umujyi wa Goma ufatwa yahise ahunga. Akigera rero Bukavu yakomeza ajyanirwa Kinshasa. Ubu yari amaze iminsi afunze. Yego, ashinjwa ko ngo yagize uruhare mu kurya ruswa kugira ngo umujyi wa Goma ufatwe na AFC 23. Abishinzwe n'ubushinjacyaha bwa gisirikare ndetse abishingwa na Perezida Tshisekedi, aho yajya avuga ko abajenerali batereranye bamwe mu basirikare babo bagatuma imijyi ifatwa, ngo bakarya ruswa bagiye bahabwa na AFC 23, bagatanga amakuru y'ubutasi ndetse n'uburyo igisirikare cyabo cyari cyiteguye, bigatuma umujyi wa Goma ufatwa. Rero mw'iri joro yarayiciwe mu iperereza, aho bavuga ko yishwe n'abashinzwe iperereza rya gisirikare ndetse no muri ANR. Uko ntiyigeze ajyanwa mu bitaro, ntiyigeze ataka ibicurane. Bikavuga yuko rero bamujirije yuko ngo umujyi wa Goma wafashwe ngo utabashije kuwurinda, uko yaba yarakoranye n'abo muri M23 bakamuha amafaranga, noneho akawutanga nyine agahunga, bigatuma ngo abasirikare bandi bacika intege. Ariko se none niba yaratanze umujyi wa Goma, uwa Bukavu watanzwe nande? Hose hamwe harimo abajenero benshi bafunze bakoreraga muri ibyo bice. Bose bashinzwe ko ngo bagiye bakorana n'umwanzi, ngo bigatuma ngo afata iyo mijyi, nubwo bo babihakana bakavuga bati ntabwo ari byo, nta mbaraga twari dufite zo guhangana nawe, nta mbaraga twari dufite mu buryo bw'iperereza, nubwo twari dufite ibikoresho, nta motivasiyo twari dufite kuko ntitwahembwaga.
ntabwo ari twe rero twatanze imijyi ahubwo twarushijwe imbaraga na AFM 23 ariko abategetsi ntibabyumve bakaba ariyo mpamvu bagenda bashyiraho izi manza none birangiye niba bamuhitanye ariko ku rundi ruhande bakavuga ko hari amabanga menshi bari bafitanye na Kisekedi yuko yagiye amutuma mu operasiyo yo kwica abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko ntayakore. ariko rero ibya Kongo ndi kubona bitangiye kuba ibindi ejo batikira mwami niyo watanze umujyi wa Goma, ejo bati runaka niyo watanze umujyi wa Goma. Nese umuntu wese bagiye kuzajya bamushinja gutanga umujyi wa Goma koko? ubona ko ni intero bagize banze kwemera igisebo cy'uko M23 yabatsinze ikabaka imijyi baravuze ko itazigera ifatwa. Bakabona rero nta bundi buryo bakisobanura batagiye baryegeka ku basirikare babonye amanywa n'ijoro bakajya babivuga kugira ngo abantu bumve yuko igisirikare cyabo cyabagambaniye. Ariko nabyo ni igisebo kumva uri perezida ukavuga yuko igisirikare cyawe cyakugambaniye, ukavuga ko abasirikare bawe barya ruswa, ko abasirikare bataye urugamba. Ni igisebo nacyo ni kikwerekana ko uba udashoboye kuyobora no gutanga amabwiriza nyine nk'umugaba w'ikirenga w'ingabo. Numva ari hatari. Ntabwo byabura kuba hatari kuko n'urubanza rwashyizwe mu mwezo. Ariko nyuma y'uko bavuze ko nabona amabanga ya gisirikare yajya hanze y'umutekano barushyira mu mwezo mu gihe abamwunganira abana basirikare bavugaga yuko bakwiye kuba bari kurwa bakajya mu miryango bagakurikiranwa badafunze. Urabona ko bamwe batangiye kujya babita nk'uko n'ubundi byagiye bivugwa yuko abatavuga rimwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa kandi ko batabona ababona yuko ino ntambara idakwiye bagenda bibasirwa n'ubutegetsi ubona ari byo biri kugenda bikorwa. Ni uko nabivuga rero tukagaruka muri Kivu y'Amajyaruguru. Agaruka muri Kivu y'Amajyaruguru n'ubundi kuko nk'uko wari ubivuze n'ubundi ntabwo twajya mu bindi bice tutaragaruka hano. Tuba tugomba kubanza hafi mbere uko tujya kure, kubera ko wari ubivuze ati nta kugiye kure utabanje hano hafi. Urumva ariko ntabwo twari kubura kuvuga n'umujenerali kuko aho yayoboraga harafashwe kandi ibyo azize nyine azize ibyabereye muri we yakoragamo. Ariko katumwifuriza uruko. None se wari uyoboye operation mu mujyi wa Goma si uyu mugabo bitaga akiri mwami? Na we yari ahagarariye intara yose. Uyu we yarahagarariye nyine ikizone militaire ya 34. Bari abayobozi batandukanye bagiye bafite inshingano zitandukanye. Bashinzwe ko batahuje umugambi nyine kugira ngo babashe kurwanya umwanzi, ahubwo bagahuza n'umwanzi nk'uko babivuga ngo bakamuha umujyi bakirukana. Nari ngo tugaruke muri Nord Kivu bundi muri teritwari ya Nyiragongo. Urabizi ko amaze iminsi hari intambara ihanganishije M23 na Wazalendo na FDLR ndetse na FARDC. Na n'ubu rwose ngo urugamba rumeze nabi. Na n'ubu urugamba rurakaze aho M23 iri muri operasiyo bise gukora isuku muri Virunga. Parike ya Virunga ubu rero mu ijoro ryakeye arayifashe umwe mu bakoloneli bayobora Wazalendo. Yafashe nawe sare mu bari baje kwiba ko ndi kumva ahantu bitazamugonga ahantu bita ngo ni kuri Amuri, ngo niba ari kuri Amuri niba ari hehe ngo bafashe ngo baje kwiba ngo nijoro nko masaa 8 havuga amasasu n'iki byose. Urabona mu gihe ejo bundi ku itariki 11 bateraga umujyi wa Goma. Aje Wazalendo benshi, aba FDLR benshi, aba FARDC benshi. M23 maze kubavumbura rero ibarashe babuze iyo bajya. Yego. Batangira kwihica mu mazu atandukanye. Batangira kwipfurika mu mazu. Aho bamwe bagiye bica abaturage mu bihe bitandukanye. Ariko M23 ibwira abaturage ati umuntu uzacumbikira umuwazalendo, umuntu uzacumbikira umu FDLR, umu FARDC wanze kuza ngo aze mu bikorwa biba ari gukora. Atazahura n'akaga tuzamufata nk'umwanzi nk'uwo yacumbikiye. Yego. Ibyo rero abaturage ubona batangiye kubyumva nicyo bari gukora bakagenda batanga abazalendo bagenda babihishamo ndetse n'aba FDLR. Ejo hashize urabizi yuko twavuze umu FDLR twajitse n'uwitwa Joseph bafashwe muri Majengo. Uyu munsi ubundi ejo ku mugoroba hafashwe umukoloneli bita Hakizimana Binyenzi
akaba ari umushefu nyine muri Wazalendo Nyatura cyane cyane ariko akaba yavugagaho ibyaha bitandukanye bigenda bikorwa mu duce dutandukanye muri Kinogo muri teritwari ya Nyiragongo nyine nk'uko nari maze kubigarukaho akaba yarafashwe ejo mu ufite imyaka 43 yego barafashwe ejo mu masaa 10 hafi n'iminota 20 afatirwa hano hafi rwose n'u Rwanda muri quartier bita Majengo yafatiwe muri Majengo Majengo se abaturage banze kumucumbikira bati ntabwo tugucumbikira n'ubwicanyi bwawe n'ibyawe ugenda ukomeza gukorera abaturage Majengo se ko numva ari mu Rwanda kandi Majengo hano Igoma imwendero za Goma yari quartier bita Majengo ntabwo ari ya quartier bita Majengo yo muri Rubavu aho rero baramufashe abantu batangira barishima baravuga ati igikurikiyeho nuko abatwa General Dominique Ndaruhutse Domi atutanzwe uyobora Nyatura ati ubu M23 niwe iri gushakisha kugira ngo nawe mufate yerekane ko abarwanyi bashaka guhangana na M23 batazabigeraho uyu se bamufashe bamujyana hehe ubu bamufite mu nzego zabo z'umutekano ntabwo bari batangaza ngo bamwereka abaturage yego urabizi yuko bajya bakora inama bakerekana abo bafashe ubu rero birategerejwe yuko bazakora inama kugira ngo abo bamaze gufata muri izo operasiyo bose berekanwe batene icyo bazabakorera nyuma yuko bamaze kuberekana numva bikoroshye tujye twakomereza Warikare oya tujye Warikare rwose nta kibazo kuko naho urabona byatangiye guhindura isura Warikare Wazalendo yatangiye kuvuguruzanya na bagenzi bayo urabizi ko mu minsi ishize Wazalendo ku rwego rw'igihugu yari yatangaje yuko ngo yifuza ko haba agahenge nyuma y'uko rero umuvugizi wa Wazalendo ku rwego rw'igihugu abivuze Abazalendo bose ntabwo babyakiriye rimwe batangiye kwivumbura cyane cyane nk'Abazalendo bari hano muri Warikare baravuze ati ntabwo twemeranya n'ibyatangajwe na Willy Mishiti Willy Mishiti akaba ari umwe mu bavugizi ba Wazalendo ku rwego rw'igihugu baravuga ati ntabwo tubyemera Willy Mishiti kuko n'ubundi asangwa ari depite yego ati ntabwo twemeranya nawe kubera yuko iby'agahenge ntabwo tubikozwa n'ibyo kujya mu biganiro bya Doha ati turakomeza kwifuza gukomeza kurwana na M23 uyu muvugizi wa Wazalendo w'igihugu yavuze ko babona nta mbaraga bafite none se tukiri hano wenda gato cyane wenda dusubira inyuma mbere yo kwenda tujya ku bya Wazalendo kuri ibyo gusubira kanyamo n'iki byose ahantu muri Warikare ko bavuga ko ari gukubera imyiteguro y'urugamba ngo FARDC ngo bazama abasirikare benshi cyane ibyo byo urabivuga iki ngo hari abasirikare cyangwa kuri 600 herutse kuzanwa hano Warikare ngo biteguye guhangana n'ibitero bya M23 ndetse no kwisubiza inyuma byangombwa ngo bikanayistanga no muri Masisi bakayinjirana ari makuru yavuga iki Vincent n'ibyo kubivuga nyine M23 yabonye amakuru y'ubutasi yabonye amakuru y'ubutasi yuko FARDC imitegura guhangana na Wazalendo guhangana na ubwo rero bikavugwa yuko abasirikare baje nyuma yuko ambasade y'Ababiligi bahaye ibikoresho bakaba bati tuzagenda guhangana kugira ngo turebe ko tubaka ibice batwara aha rero M23 iravuga ati muhaguruke uko muzahaguruka kose nimuzadutsinda ati kuko turiteguye ubundi tuzabakubitira hamwe yego birazi yuko n'ubundi M23 iri gutegura amaoperasiyo kugira ngo yisubire muri Warikare ndetse n'inkengero zayo nicyo cyatumye nibaza rero itangaza yuko leta yifuza iby'agahenge ko igiye kujya mu ntambara kubera nyine yikandije ibikoresho Ababiligi babahaye ndetse n'udufaranga harimo ngo n'amadrone sinzi uwo numvishe kare kubikabiriza akavuga ko ngo harimo ngo na za drone ngo noneho ngo zidasanzwe ngo zo ziturika ngo duhikaza ari drone rwose ngo yamara kubageraho imaze kubasikana aho kurasa cyangwa ngo ifata amafoto igahita iturika ibimeze ngo nk'igisasu ibyo byaravuzwe nabyo turacyabikurikiza kugira ngo tumenye niba ayo makuru ariyo ariko byaravuzwe ko Ababiligi babahaye drone bakavuga bagakabya bakavuga ngo ni 100
ababirigi ariko ntibabyemera nyine, ariko hari ibimenyetso bigenda bigaragaza yuko kuko baba hari ibikoresho babahaye. Ibaza rero reka bati twebwe ntabwo dushyira intwaro hasi turarwana kugera ku wa nyuma. Yego. Ariko nubwo bavuga bino wazarendo zirimo mu bice bitandukanye n'iziri muri Nyangezi, zatangaje yuko zifite ibibazo bitandukanye, byaba ari ibibazo byo kurya, byaba ari ibibazo by'itumanaho, byaba ari ibibazo by'intwaro. Yego. Ndetse naho kuba babivuze ku mugoroba batabaza Kisekedi, baravuga bati turimo turarwana tutirwana, turimo turwanira igihugu, ariko nimutati kwitaho umwanzi arabafatana igihugu. Ati kandi nafata hano zawuvira azahita afata n'igihugu cyose. Ati nimutwohereze ibikoresho kugira ngo tubashe guhangana nawe. Barakabitange. Ibyo ntabwo turamenya ikibutegetsi bwa Kinshasa bivugaho, kuko twe twabonye umwe mu bayobozi ba Wazarendo, umukoordinateri wabo ku rwego rw'igihugu, ejo bundi yari yafashwe ajya kubazwa kubera imikoreshereze mibi y'amafaranga ngo bahabwa. Yego. Ntabwo Kinshasa iragira icyo bivugaho, ariko uko bigenda kose iragira icyo babwira, ibaho iby'intica n'ikize. Baze kubikoresha noneho birangire bibahitanye, kubera yuko M23 yo ubona yongera imbaraga amanywa n'ijoro, ku buryo Abazarendo kugira ngo bagire icyo bakora imbere ya M23 bigoye. Yego. Ibi byose rero ni ikikwereka ko Kisekedi adafite gahunda y'uko habaho amahoro. Niyo Abazarendo batangaza bino, babitangaza kubera yuko babikuye mu bakuru babo. Bavuga ati turashonje ariko nubwo turi kurwana, ariko banyura ku ruhande bahereza abandi amafaranga ati turakomeza turwane. Twakomereza n'ubundi ku byatangajwe na AFM 23. AFM 23 yavuze iti Kisekedi n'uri gutumba ibiganiro by'Idoha. Ati kuko ari gukomeza guha imitwe yitwaje intwara amafaranga kugira ngo ikomeze irwane na M23 ibungabanye n'umutekano mu bice twafashe. Ikomeze yatake. Ati ibingibi kandi arabikora afatanyije na perezida w'u Burundi. Ati aho bacisha amafaranga mu Burundi akaza muri Uvira ikayakwiza mu bice bitandukanye. Ati ariko Kisekedi ubona ko atishimiye gahunda y'amahoro yaba yategetswe n'akarere ndetse na Doha. Ati ubona atabyifuza kuganira, ariko niba atabyifuza natwe tuzamugerera mu kego yifuza ko tumugereramo. Ati ntabwo tuzacika intege zo guharanira ko duharanira uburenganzira bwacu, dutunga umutekano w'abaturage, ndetse natwe ubwacu abasirikare tukicunga. Dukomereje Beni rero ku ruzinduko rwa ambasaderi w'Ububiligi yagiriye muri aka gace agahura na guverineri wa gisirikare Somo Kakule Charles. Yego. Ni ambasaderi w'Ububiligi witwa Rosane de Derdering. Yaherutse muri aka gace ajya gusura abasirikare bari muri aka gace, kuko byaravugwa ko hari n'abasirikare bari Beni bavuye mu Bubiligi. Igihe yabonanaga rero n'uyu Somo Kakule Charles usanzwe ari guverineri nyine wa Kinshasa, ariko twavuga ko akorera mu buhungiro, kuko aho bari bafite icyicaro ni hano Igoma, ariko M23 ikaza kubakubita inshuro bakimukira Ibeni. Aha ngo na minisitiri w'Umubiligi nawe ngo ni yari ubu ngubu. Batangiye rero gutangaza amakuru ubona ariko ari ugushotora u Rwanda, aho uyu ambasaderi yavuze ko ngo batazihanganira ngo ubushotoranyi bw'u Rwanda ngo kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iba bivuga mu gihe n'ubundi bizi ko Ububiligi bwacanye umubano n'u Rwanda, kubera yuko bwagiye bukomeza gutega u Rwanda bugaragaza yuko u Rwanda rufite uruhare mu bibera mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko bakirengagiza ko aribo amacakubiri ari mu burasirazuba bwa Kongo bashizemo uruhare, ndetse na n'ubu bakiyagiramo uruhare mu bihe bitandukanye. Yego. Ariko abantu bakavuga ati Ububiligi cyo bushaka ku Rwanda buzakimenya, kubera ko u Rwanda ntabwo ruzakomeza kurebera ibi bintu byabo. Uzashaka gushora intambara ku Rwanda, u Rwanda ntabwo ruzamwemerera. Agomba kota umuriro azaba yenyegeje. Ati umuriro ashaka gucana rwose azahuta. Hanyuma Vise, yego wanyemera tukagaruka kuri deployment zaraye zibaye. Amakuru arimo aragenda avuga ko ngo
izi deployment bamwe ngo bagiye Sud Kivu abandi baza hano muri Nyiragongo abandi bajya Bukavu mini Masisi abandi berekeza za Rubero izi reinforcement cyangwa se izi deployment urabona ari deployment zigiye kuba harabyoroshye cyangwa ni ikimenyetso kigaragaza ko bagiye kwataka kugera kwagura donc kwagura ibice M23 deployment yazikoze itwayemo special force bari bavuye mu kuba gutozwa cyangwa gutyazwa nyuma yuko rero ibonye Samidiars ndetse na Monitko ifatanyije n'abasirikare ba FARDC na Wazalendo na FDLR bagabye igitero mu mujyi wa Goma yego bahise bafata icyemezo yuko bohereza abasirikare babo mu bice bitandukanye yego bituruka mu mwanzi kugira ngo ajye guhangana nabo nkuko principe yabo bavuze ko bazajya bajya kwataka umwanzi bahereye aho umuriro uturuka nkuko bivuze bamwe berekeje za Rubero kugira ngo na Warikare bayikuremo abandi berekeza Masisi kugira ngo bakuremo kano gace ka Buabo yego abandi berekezwa Bukavu kugira bakomeze kurinda ikibuga cy'indege ndetse babashe gukubita Wazalendo iri muri Kahuzi Biega yego abandi bakomeza Nyangezi kugira ngo bamanuke bagere na za Kamanyo bakomeze bazamuke za Itobe bakomeze bagere za Uvira yego abo bose rero ubumva bamanutse mu majyepfo bagamije kugira ngo bazagende bagere Uvira banyuze za Karemi bakuramo umujyi wa Uvira babone kujya mu bindi bice bitandukanye ariko aho ngaho hari ibitero bikomeye byabanje kuhava abandi za Rubero bikaba bivuga ko bazakomeza bakagera za Kisangani kugira ngo ahari pozitiyo zose zikomeza FARDC babanze bazicineke nicyo ngicyo kigamije kuri deployment zose wagiye wumva hanyuma se ku ruhande rwa guverinoma ho reinforcement bimeze bite ntabwo urakurura agakuru kuko nabo baba bari kwitegura kuko namaze kumenya amakuru ngo ejo ngo amakamyo hano muri za Uvira hano za ubwo zahitwa ngo ni za Sange ahitwa za Ruvungi ngo ibyo bice ejo ngo basukagamo ingabo nyinshi cyane ahitwa za Ruvungi ho Abazalendo mu makuru bitangarije bavuze yuko amaze gutozwa Abazalendo bagera mu 6,000 ari nabo bavuga yuko ntacyo kurya bafite ngo nta n'intwaro bafite ubwo subwo 6,000 baba bitoje mu gihe kingana iki ntabwo Abazalendo batozwa mu gihe kinini iminsi 3 iminsi 3 gufungura magazine bakabereka sefu bakabereka nuko barasa kenshi na kenshi hari n'igihe barasa bakirasa amaguru ntabwo birirwa batoza ibihambaye ni nayo mpamvu ujya ubona rimwe na rimwe Wazalendo yatatse M23 ipfa nk'ibinyomonyoma bavugaga yuko rero ngo bamaze kugira 6,000 bohereje Nyangezi bohereza Kamanyura bohereza Bukavu bohereza no mu bindi bice bitandukanye bya Bukavu abaki Abazalendo nkuko bo babyivugiraga ngo haraboherejwe Bukavu heho haraboherejwe Bukavu haraboherejwe Kamanyura haraboherejwe Nyangezi bavuze uduce twose kwa Bukavu za Panzi za Essence ko bose boherejwemo Abazalendo kandi ko nta kindi bagiye gukora ari kugira ngo barebe ko bigarurira umujyi wa Bukavu bakagaragaza impungenge zabo bavuga ko ngo ikibazo bafite ngo ari ikibazo cy'itumanaho uko batabasha gutumanaho yego mu kavido maze kubona rwose uhagarariye Abazalendo mu bice bya Kamanyura kuzamuka iko yavuze rwose agitangaza ko bamaze gutoza 6,000 ko ikibazo bafite icyo ngicyo cyo kubona imyenda cyo kubona intwaro cyo kubona icyo kurya ndetse n'itumanaho yego ariko amakuru yo ahari nuko Abazalendo bamaze kumanuka kugira ngo bajye gukora infiltration noneho babashe gutera ibitero bitandukanye mu mujyi wa Bukavu ndetse no mu nkengero za Bukavu nkuko bavuga ko bagamije kongera kuyigarurira ubwo rero icyo bisobanura iki gice kigiye kuboramo intambara nubwo n'ubundi yazindukiyemo intambara ntabwo kigiye kwiberamo aho kigiye kujya yakomera kujya yakomera kuko ubundi n'ibice harimo intambara harimo intambara aho M23 ihanganye na Wazalendo mu bice
bikikije umujyi wa Bukavu byose yego kuko Wazalendo yahize yuko ngo ishaka kongera kuyigarurira akaba ari niyo mpamvu wigeze ubona umurongo muremure w'aba M23 bakomeza bazamuka za Panzi bajya za Nyangezi yego kugira ngo bakumire abo Wazalendo bari kuva za Ruvungi bagaruka baza za Kamanyu nazo ndetse no mu bice bya Nyangezi bakunda kwibasira yego kugira ngo barebe ko babakumira gukomeza kugaba ibitero ku ma position ya M23. Aha ndumva rwose bitoroshye ubwo twagaruka muri ya makuru yawe n'ubundi nagira ngo tubanze tuce muri update updating abantu muri ibyo bice bindi ariko hari ukitubwira muri Warikare kubijyanye ngo na Wazalendo n'iki byose ntago nigeze mbyibagirwa ukuntu bavuze ati twe turakomeza turwane turakomeza turwane kugera ku wanyuma niyo mpamvu nyuma ya 23 nawe yakoze reinforcement kugira ngo yoherezeyo aba special force bayo bahangane nabo Wazalendo bavuye ko bifuza gukomeza kurwana iby'agangi batabikozwe muri make abasate tujye ku basadeki ingabo za Sadek urabizi yuko ziri mu butumwa bwa Samidia Republika ya Demokarasi ya Kongo Sadek yashyize icyemezo cy'uko izi ngabo ubutumwa bwazo burangiye aha 23 nayo bategeka yuko bakwiye kubabwira ku butaka nyuma yuko bifatanyije na FDR na FARDC ndetse na MONUSCO mu kugaba igitero mu mujyi wa Goma nyuma yuko amasezerano basinyanye atubahirijwe ubu bano basirikare ba Samidia nyine bakoze inama muri Tanzania ku itariki 11 kugira ngo barebe ukuntu bazataha uko babonaga ikibuga ngo gukorwa bizatinda ukabona niyo mpamvu bari bakoze operation kugira ngo bareko bigarurira umujyi ibyo gutaha biburizwemo yego ukanga amakuru ari nuko ngo bamaze gusaba u Rwanda inzira ngo kugira ngo babone inzira bazanyuzamo abasirikare babo n'ibikoresho basubire mu miryango yabo kabivuga yuko ngo banyura mu Rwanda bakanyura kuri Grande Barriere bagakomeza bakagera i Kigali bakava i Kigali bagera muri Tanzania noneho abasirikare ba Tanzania bakaguma Malawi bagahita bafata indege berekeza muri Malawi Afrika y'Epfo nabo bagafata indege berekeza muri Afrika y'Epfo yego tukaba dutegereje no kumenya niba inzira bari buyihabwe n'ubwo Rwanda ntacyo ntabivugaho ariko amakuru yo kwizerwa nuko u Rwanda rushobora kutabira inzira ruzayibaha bagataha none se urakomeje abanyage baba Tanzania nabo byabasaba kunyura iyo kure nibo banyura kuko ntago bajya kunyura muri za Uvira ngo bafate ubwato kuko 23 ruma ntabwo yakemera ko ibashyira abarwanyi ba FARDC bari mwabira bice aba igiye kwikorera ishyano ariko andi makuru avugwa ndavuga yuko bano basirikare ba Samidia ngo bazagera muri Tanzania ngo bagahita bajya mu yindi kampani ya kane y'abasirikare ba Sadek barimo batuzwa kuzarwana na M23 byavuzwe rero nabyo ko M23 byiteguye ko bashobora guhita baza baje guhangana na M23 n'aba ngaba bari basanzwe bazitere barimo bikaba yuko batazagenda ngo bahita bagumayo ngo ko uko bazagarukana n'abo bandi bari gutozwa muri iyi minsi urumva ko iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo iracyakomeye kandi harimo amaboko y'abantu benshi niba bivugwa ko abo basirikare bazagenda ariko bagahita bagaruka urumva ko intambara izakomeye oya niyo bivugwa ko bagiye kugenda bakagaruka urumva araba bagarutse kurwana bazaba bagarutse kurwana nk'uko bari baje kurwana ariko bikabananira ariko noneho bishobora kuba ari ibindi kuko hari amabanga menshi bari buze kuba bakuye hano muri uyu mujyi wa Goma amabanga y'urumva bari yabonye ni nta mpamvu ko badashaka guhita bagenda kuko imboni yangira amakuru yandi avuga ko bazajya muri wingi ya kane ya Sadek wingi ya kane Sadek ubwiri gukorera he reka nyine ubutumwa banyereje mu turere rwose ubwinshi aha ngaho bikora amakuru yandi avuga ko bazajya muri wingi ya kane ya Sadek iyi wingi ngo iri gutanga imyitozo ku buryo bakwihorera mu minsi iri imbere gusa bagakomeza bati iwe ryagaragaye ntacyo ryadutwara ni umuntu wo muri uyinyohereje
ubu rero kamera zanyu muzitegure ngabarya kara nibajya gutaha ngaho rero bo bagiye gutaha nyuma yaho batsindiwe ngo bagiye gutaha ngo bahitagira abantu batagira isoni bagiye gutaha ngo bajye gutegura ngiyindi ngo kugaruka kwabo ni numvise message kanyisubira abantu utayumvisha subiramo abantu bayumve neza biragira iti hari amakuru yandi avuga ko bazajya gutegura wingi ya kane ya Sadek igategurirwa he ntabwo bavuze ariko biravugwa ko ari muri Tanzania ubutumwa yohereje ntabwo ikiremo iyo wingi ari bari kuyitegurira ngo iyi wingi uri gutanga imyitozo ku buryo bakihorera iminsi iri imbere ibyo si nka bya bitero buriya FDLR yitorezaga muri Kongo izatera u Rwanda bikaba barenze banayisakamburana hariya burasi ibyo bagiye kuba barimo ngo bari gutegura Sadek yibeshye ko M23 ya 2025 ari M23 ya 2012 kuko baje nk'abatabaye baza biruka batabara Kongo bahita bayikubita M23 iracanganyikirwa icikamo ibice bibiri aya barasuzugwa abantu bazanye n'abagore we navyo bwa mbere barabanza bacikamo kabiri nabo bararasana none ubu ngubu nyine bazanye izindi ngabo hatagira bumva ko twasuzugura abagore barashoboye oya ariko buriya reka nkubwize ukuri buriya urugamba kuvuga ngo uzanye umugore utwite ku rugamba uba ukoze amakosa akomeye cyane byamubuza gukora izindi nshingano kuko ku rugamba ntabwo si nko kuzana umuntu urwaye uzi ku rugamba ko uzanye umuntu urwaye ukazana umugore utwite oya ntabwo abarwaye hatagira utwumva kumva ko turwanya abagore oya ibyo ntaho bihuriye tandukanye umubyeyi utwite ukamufata ukamuzana kuri tera ku rugamba abari bashinzwe igisirikare bashinzwe iperereza abari bashinzwe kuba batekera abasirikare ariko waruzi yuko iyo umubyeyi atwite mu nzego z'umutekano bamuha ikiruhuko ni ibyenda byabira mu Rwanda ariko ntabwo ari hose ntabwo bimukuraho kuba yakora inshingano kandi akazikora neza ariko akazikora mu gihe cya nyacyo icyo ari cyo cyose burya abagore barashoboye ntabwo yabona gukora inshingano ze neza kandi ngo azikore mu gihe gikwiriye ntabwo rero kuvuga ko kuba barazanye abagore ari uko ibyo nyeretse ko n'ababandi twabonaga FARDC abanaga mu ndake hari inshingano baga bari gukora ndabyemeye ibyo ntabwo twabitiranya na FARDC kubera ko FARDC bo abenshi imiryango yabo ibiba mu gisirikare none abandi bazaga ari abaki ntabwo bano basabye kuko baje ari abari bazanye n'imiryango yabo bari baje ari abaki amakuru twabonye amwe baje ari abasirikare ari abakobwa birangira batewe inda baziterewe hariya muri Kongo baje batwite baje badatwite ahubwo baziterwa n'abo bari kumwe nabo nibyo mu makuru twakiriye kuko nese umuntu yabyarira imyaka 3 harya bamaze Sadek ari maze igihe kingana iki hariya Sadek yaje muri 2022 nese urumva yarabyariye yaba agiye kubyarira imyaka 3 ariko ni kwibuka muri Sadek hari abasirikare bigeze guhanwa abakobwa bigeze guhanwa bari kurwanira umufande barwana nyine kubera yuko yari asanzwe abatunze mu buryo butemewe n'amategeko ntabwo rero baje batwita kuko inda bazitewe n'abo bari bari kumwe bibagira inshingano zabazanye bajya guterana amata ubwo rero bagenda nyine bategura iyo operation tuzareba ikizavamo nta kizavamo kamuhebye hari umunyarwanda wagiraga indirimbo ngo urataha uri mu mashyamba wagutsinze ntawe yagiye unureba nawe nugaruka muzabonana inama nziza ni uko bagenda bakajya iwabo bagakomeza gucunga umutekano w'ibihugu byabo naho kuza kwimanika kuri M23 zabarasa nk'uko n'ubundi yabarashe kagera ikababarira ubu ngubu urabizi yuko M23 ariko
ari inkuru buryo utamenye tutanavuze ariko kanyigarukaho kugira ngo abantu bayimenye buriya M23 niyo iha amazi izi ngabo zo muri SADC ngaho rero niyo iba ibyo kurya niba ikintu icyo ari cyo cyose urumva rero niba waraje kurwana ariko bikarangira uje kurwanya ari uvuye ikintu icyo ari cyo cyose ni ikintu cyerekana yuko aba yagufashe nk'umuntu uciriritse uraho aba yagufumefiye pe urumva akaguha amazi yaba yo kunywa yaba yo gukoresha mu bindi yego ikaguhereza ibikomoka kuri peteroli byose mukoresha ikaguhereza wabonye ko mu kigo cyabo harimo generator burya generator amazutu bashyiramo M23 yibazaniye ikaba imiti bakoresha ikaba ibiribwa n'ibindi byose bikenerwa ubwo urumva uwo muntu niba batagutsinze nta n'abatagutsinze ahubwo M23 nibakomeza bwabwira ati rya somo twahaje tugiye kurinyuza mu masasu noneho mu ryumbi M23 turavuga ati ntabwo turabafata tubicisha inzara nubwo turi inyeshyamba tutari leta ati turi bakoreye turabaha ibyo mukenera byose n'itumanaho n'amayinite nimuyashaka muzavuge tuyabagurire byose kira kitu ntabwo turemera yuko mwitwa n'inzara kugira mutazagenda muvuga ati twabonye inyamaswa zimeze nk'aba ngaba bahanganye nabo bo muri Unipar ndetse na Wazalendo ati mwakira ibyo mukenera byose tuzatubiha kandi nta kiguzi tubasabye nicyo cyatumye rero M23 ifata inshingano iravuga ati twebwe twagize ibibazo turabizi uburyo twabaye impunzi turabizi uburyo twanzwe n'igihugu ariko namwe mwari sitwe muza guhangana n'abantu baharanira uburenganzira bwabo ntabwo rero twabarebera ngo twemere yuko mwicwa n'inzara abo mwaje gutabara barabatereranye batiruka kandi babashutse ngo muje gutabara kandi muje gukora ibibi urumva aho ngaho niba barafashe izo nshingano ntibishyuze ni ubutwari bagaragaza ubumuntu abo rero nibahitamo ko bagiye kuza kurwana ndakubwiza ukuri k'umuriro bazaba bacanira bakawota kandi ntawe uzabatabara ntawe ubwo rero numva wowe baha inama ahubwo bashobora kukumva bagende batuze baze batuze bagende bagere iwabo batuze kuko nibagaruka barahura n'ibibazo bahura n'ibibazo ta twakomeza noneho umuntu yaciye amategeko yicisha sa minota yari igiye sinzi niba twafata indi minota nk'imike tukareba ko twabigarukaho nabyo hari abadepite batandukanye baturuka muri DPS batangiye gutanga imishinga y'itegeko yego bivuga yuko Tshisekedi yagakwiye gusinya itegeko kuriraho Kabila uburenganzira bwose bwo kuba umusenateri ubuzima bwe bwose baracyari senateri ngo kubera ko ngo yagambaniye igihugu ngo kwifatikanya na M23 ngo kandi byari yemerewe nka perezida wacyuye igihe nabyo bakabikuraho ariko bikavuga yuko ngo bikorwa mu mpamvu za politike kuko abari hasi ya Tshisekedi bavuga yuko babikora kugira ngo umutekano w'igihugu uze ariko abari kuri Joseph Kabila bakabigaragaza nk'iturufu ya politike bifashisha kubera ko yatangaje ko agiye kuza kugira ngo bashyireho imbogamizi zo kumubangamira yego urumva rero twarekeraho kugira ngo iminota itatu ijyana andi makuru tukayakomeza mu kanya yes urakoze cyane Vincent urakoze yes nk'uko ngoro natwe ntabwo turi bubatindire reka tubareke mukurikirane ikiganiro mukomeze munogerwe na gahunda zacu tuze gusura mu yandi masaha turabakunda cyane ciao